Hari ikintu gikomeye abasore benshi bibeshaho, guhitamo umugore si ukureba ubwiza gusa, si n'amagambo meza gusa, ahubwo ni uguhitamo umuntu muzabana nawe ubuzima bwawe bwose. Ariko ikibazo ni iki, abantu benshi babimenya batinze. Uyu munsi tugiye kumenya ibimenyetso 8 by'ingenzi bigaragaza ko umugore akwiye kurongora. Wowe icyo usabwa ni ukurikira ino video kugeza ku musozo. Ikintu cya mbere ni uko azaguha icyubahiro. Umugore ukwiye kurongora arubaha, yubaha amagambo yawe, yubaha ibitekerezo byawe, akwereka ko agufite agaciro cyangwa se ufite agaciro. Muri Bibiliya haranditse ngo umugore yubaha umugabo we. Abafarisayo 5 umurongo wa 33. Naho kabiri, aragushyigikira. Si umuntu uza mu buzima bwawe gusa, ni umuntu ugushyigikira mu bihe byiza ndetse no mu bihe bibi. Muri Bibiliya haranditse ngo babiri baruta umwe, kubera ko iyo umwe yaguye undi aramwubyuta cyangwa se aramwegura. Umubwiriza ibice 4 kugeza ku murongo wa 9 komeza ukageza ku 10. Gatatu, ni umuntu wizerwa. Icyizere ni ishingiro, nta kubeshya, nihisha, nahindagurika. Muri Bibiliya handitse ngo ubonye umugore mwiza abonye ikintu cyiza kandi akaba agize umugisha ahawe n'Uwiteka. Imigani 18 umurongo 22. Naho kane, ni umuntu ufite imyitwarire myiza. Imyitwarire myiza ni ingenzi kuruta amagambo. Afite ikinyabupfura, arakwizera, yitwara neza mu bandi ndetse no mu bwihisho. Muri Bibiliya handitse ngo umugore mwiza agira agaciro kuruta amabuye y'agaciro. Imigani 31 umurongo wa 10. Gatanu, aguha amahoro. Niba uri kumwe nawe ugira amahoro, nta drama, nta stress, nta kutizerana. Muri Bibiliya haranditse ngo umutima utuje n'ubuzima bw'umubiri. Imigani 14 umurongo wa 30. Naho gatandatu, aragukunda by'ukuri. Urukundo nyarwo nirushingira ku nyungu, nirushingira ku zindi gahunda zitandukanye, nurihindagurika, rurihangana. Muri Bibiliya haranditse ngo urukundo rurihangana, rugira neza, nirwihimbaza, nirwikakaza. Abakorino 13 umurongo wa 4. Naho karindwi, ni umuntu ufite icyerekezo. Si umuntu ubayeho gusa, afite ahajya, afite intego, afite gahunda, ashaka gutera imbere. Muri Bibiliya haranditse ngo aho abantu batagira ibyo berekwa bareka kwifata. Imigani 29 umurongo wa 18. 8, yubahiriza imipaka, borders. Umugore mwiza azi imipaka, ntiyivanga mu bibi, ntiyica amahane, yubaha ibikwiye. Muri Bibiliya haranditse ngo byose birashoboka ariko si byose bifite umumaro. Abakorino 10 umurongo wa 2. Isomo ry'ingenzi, niba ushaka umugore ukwiriye ntukihutire guhitamo, ahubwo jya ureba imyitwarire, urebe imico, urebe ahajya. Kuko guhitamo nabi bishobora kwangiza ubuzima bwawe bwose bw'ejo hazaza. Niba uri gushaka urukundo nyarwo, jya uhitamo neza, kuko uhisemo azagira uruhare runini cyane mu buzima bwawe bwose. Twandikiye muri comment igitekerezo cyawe, ukanisubscribe niba ushaka content izagufasha mu buzima cyangwa se mu rukundo. Kandi ngusohoka mu yindi video y'ubutaha nzakwereka ibimenyetso 3 bikwereka yuko akwiriye cyangwa se ari umugore ukwiriye.